umubyeyi witwa mama Jose umwuga wo gucuruza ibisheke ndetse n'avoka cyangwa se ibyo twakwita imbuto zizunguzwa ku gataro, abenshi bazi ko ari umwuga uciriritse ngo udashobora gutunga abantu, ariko nyamara abawurimo bavuga yuko ari umwuga ukomeye ndetse ko nta kindi kintu wakora. Urugero, umumama witwa mama Jose ni umwe mu bamama bazobereye mu bijyanye no gucuruza ibigori, imbuto izo arizo zose, ibisheke, ariko iyo ageze ku ivoka ngo aho ngaho ngo aba yakoze umuti urenze. Uyu mumama uvuga yuko avoka ishobora kumutunga ndetse ikamutungira n'umuryango, benshi ngo siko babyumva ngo kuko babona ngo nta mafaranga arimo. Tumubajije avoka amafaranga yirangura, yavuze ko ivoka ashobora kuyirangura amafaranga 5 cyangwa se 15, akayiranguza nawe ku mafaranga 45 cyangwa se biterwa n'uburyo avoka zimeze. Gusa avuga yuko adashobora kurangura ngo amafaranga yaranguje avoka ayahombe. Izo voka avuga yuko agomba kubanza akamenya neza niba ziryoshye maze akabona kuzishyira abakiriya. Ubwo yageraga mu rugo avuye kurangura aho bita Bumbogo, dore ko uyu munsi wari umunsi w'isoko, abaraho mu gipangu bose bahise bataka agataro kari kuzuye avoka batangira kuzirya, maze atangira kubabwira yuko igiciro cy'avoka uyu munsi ngo cyabaye ingorabahizi bidasanzwe nk'ibisanzwe, dore ko yazibaheraga amafaranga 50 ndetse n'ijana. Ababwira ko ivoka imwe ari amafaranga 200 ndetse na 300. Ibyo ntibyabateye ubwoba kuko bahise bazataka n'ubundi bazijya. Hari depite aho ngaho yahise ahumurirwa n'avoka maze ahita yataka ku kanya atiriwe yita ko ivoka idahiye cyangwa ihiye, yahise ayirya ako kanya yishyura amafaranga atari munsi ya 200. Abari bari aho ngaho siwe wenyine kuko n'umubaji wari aho ngaho yahise afata amavoka 6 kugira ngo agende aze kuziribisha ibiryo, imwe yo ntiyahise akayirenga aho ngaho yahise ayiriraho. Umugabo witwa Papa Promesi yafashe avoka enye yaziriye ako kanya zidanatonoye. Wumve ngo avoka ni ikintu gikomeye cyane kuri abo bantu batuye muri urwo rupangu. Uyu mumama uvuga yuko agiye kuzisubiza ku gasima aho atari burenze iminota 15 atazimaze, abenshi bakeka ko akorera ku miti. Twabajije umwe mu bamama bari bahari maze atubwira muri aya magambo: ukurikije ukuntu mama Jose acuruza avoka zigahita zishira, wowe hajya bavuze ngo harimo umuti cyangwa ni ukumubeshyera? Yewe abona ntazi ko bikora. Nyine tubwire, urabona aragiye ku gasima nta minota 15 kandi afite avoka ziri mu 45,000 zose ahise azimara, kandi abandi bazifite bazumanye. Wumva nta kindi kirimo? Nta kintu ko avoka ziba ziryoshye. Nuko ziba ziryoshye. Uyu mumama uvuga yuko ngo nta muti akoresha ahubwo abanza kugira indobanuro ya avoka kugira ngo yumve ko avoka ziryoshye, ngo abantu ngo bamwise sindengaha, buri muntu wese ngo yahanyuze ngo akabona avoka ifite avoka ngo ntarenga aho ngaho atayiguze. Kuri ubu uramutse uvuze ngo umumama bise sindengaha ni uwuhe, bakubwira ko ari mama Jose kuko agira avoka ziryoshye, utambutse wese ntaharenga ataziguze. Iyi nkuru yakorewe mu Runyinya, ni mu mudugudu wa Birembo mu kagari Kangara, ni mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo. Ndi Jean Bosco Kwizera, televiziyo ni Umunara TV. Afite umwana yitwa mama Jirimeni. Iyo avoka zigeze aho ngaho arabanza akazicarira akazirya, nyina akarira ayo kwarika, avuga yuko amuhombeje amusubije kwisuka.